Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ibintu busabwa kugira dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igiso cyanya cyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igiso cyanya cyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no gusa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ikizame bakoze ujye tukibonera kugiye kugira isomo rishya nje kubigisha najyo ujye turibonera kugiye. Murabiza amasomo ngenda mikisha nayo mwamwanyandikiye muri comment mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikira kuri 0789 9 tukagufasha kubona code mu gahe gatoya. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi cyabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Mbibutsa ko ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande aba ari ipikipiki nk'ano mapikipiki asanzwe, ariko ibifite akantu mu ruhande ushaka gushyiramo utuzigo tutaremeye cyane. Mu bihugu byateye imbere bajya banashyiramo n'abana, ukamushyira nk'ako kantu kari iruhande kw'iyo pikipiki. Ubwo ndakeka ko umenye ubusobanuro bwayo. Iravuga ngo metero 1.25. Mbibutsa ko metero 1 ingana na santimetero 100, naho kilometero 1 nayo ibingana na metero 1000. Ubwo bivuze ko kilometero 1 nayo ibingana na santimetero 10,000. Impamvu bavuze ku ngero no kugira ngo ibibazo by'ibipimo ujye umenya guhita uhindura ingero. Nka hano bavuze ngo metero 1.25 ni nkaho bakavuze ngo santimetero 125. Murabizi kuko hano yakubaho 100 ukimura akadomo bigahita biba santimetero 125. B ikaba ngo santimetero 30. C ikavuga ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cyanya cyandika wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. C ikavuga ngo santimetero 75. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo birashatse kuvuga ngo ntabwo ari igiso cyanya cyo, B ntabwo ari igiso cyanya cyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanya cyo. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo igiso cyanya cyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika kwa papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se igiso cyanya cyo ni D. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Ndakeka ko wari wamaze kugitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ibibazo bimeze gutya biragaruka, ntagaruka kuvuga ngo ni kino kizame cyonyine ngo uzajya ukosora, ahubwo ugomba kujya kuri YouTube channel yacu ukareba video twashyizeho mbere kugira ngo urusheho kubona imyitozo ihagije. Ibanga nta rindi ryo gukora rimwe, ni uko warabonye imyitozo ihagije kugira uzansindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Ese ibihe binyabiziga biba bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose? Iravuga ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B ikavuga ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Ndakeka ko mugenda mubona ibinyabiziga bya polisi ahantu henshi, mukabona bimwe bitwara ibicuruzwa byabo, ibindi bikora mu mihanda. C ikavuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa harimo nka za ambulance. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ibisubizo byose ni ukuri, naho bashatse kuvuga ngo A ni igiso cyanyacyo, B ni igiso cyanyacyo, ndetse na C ni igisubizo cyanyacyo. Sano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cyanyacyo cyandika kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igiso cyanyacyo ni A, ese igiso cyanyacyo ni B, ese igiso cyanyacyo ni C, cyangwa se igiso cyanyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika kwa papuro. Hano rero igiso cyanyacyo nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Ubwo harimo nka za ambulance ndetse n'ibindi binyabiziga ndakumirwa nibyo biba bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose z'icyo kinyabiziga. Dukomeje n'ikibazo cya gatatu kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki?
tegereze neza. Hano hari ibisubizo bine baba baguhaye kuri buri kibazo, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ese uramanza wibaze ngo kino cyapa gifite ishusho rimeze ute? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari mpande eshatu? Urabona ko kino cyapa gifite ishusho ya mpande enye, kikagira ubuso bw'ubururu bwijimye, ibirango byacyo bigizwe n'ibara ry'umutuku n'iry'umweru. Hari igihe batakubajije icyapa gutya ahubwo bakakikubaza mu magambo. Niyo mpamvu uba ugomba kumenya gutandukanya ibyapa, ukamenya ngo iki ni icyapa biburira, ibi ni ibyapa bitegeka, ibi ni ibyapa biranga, kugira ngo urusheho kubona amanota menshi kandi ukore rimwe. Rero ikintu busabwa, hari video y'ibyapa namaze kubakorera y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Ushaka gusubira kuri YouTube channel yacu ukajya kuyireba, cyangwa se ukanyandikira kuri 0789931626 nkahita nyiguha. Impamvu mbavuze ngo ushobora kunyandikira, ushobora kujya wowe ndukayibura, kandi ushobora kunyandikira nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2. Iravuga ngo isangano rifite ishusho ya ta, B ikavuga ngo inzira idakomeza, akaba ari inzira idakomeza. C ikavuga ngo aho batelefonera, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, isangano rifite ishusho ya ta. Ese igisubizo cya nyacyo ni B, inzira idakomeza. Ese igisubizo cya nyacyo ni C, aho batelefonera, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, inzira idakomeza. Hano inzira idakomeza ntuzayitiranye n'umuhanda udakomeza, biba bifite ibyapa bitandukanye. Inzira idakomeza n'umuhanda udakomeza ni ibintu bitandukanye. Rero ku nzira idakomeza icyapa cyaho ni kino, mu gihe ku muhanda udakomeza aho icyapa nacyo ari icya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ariko ikirango kiba gikoze mu bara ry'umweru gusa. Ndakeka ko ubimenye, nubibona mu kizame uzahite ubikora. Ikibazo cya 4 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Urabona ko ibyapa ukunda kubibaza, niyo mpamvu ari ingenzi kureba iriya video kugira ngo tujyanirane, ujye umenya icyapa, ubwoko bwacyo, umenye n'ubusobanuro bwacyo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Tigeze neza, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera, ndetse n'ibirango by'umukara. Ese iki cyapa gisobanura iki? Bibuza ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Iravuga ngo inzira y'abanyeshuri, wenda akaba ari ahantu haca abanyeshuri ku bwinshi bagiye ku bigo runaka. B ikavuga ngo abanyamaguru ntibemerewe, cyangwa akaba abanyamaguru batemerewe kuba bahaca. C ikavuga ngo agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga, cyangwa akaba ari aho abanyamaguru baca nta kinyabiziga cyemerewe kuhaca. D ikavuga ngo ahegereye aho abanyamaguru bambukira, cyangwa hakaba hegereye aho abanyamaguru bambukira. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko bino byapa biburira bishyirwaho kugira ngo biburire umuyobozi w'ikinyabiziga icyago cyamutungura. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Bagomba gushyiraho kino cyapa kugira ngo bibwire umuyobozi w'ikinyabiziga ko aho agiye kugera hakunda kwambukirwa n'abantu benshi, kugira ngo niba ari ukugabanya umuvuduko cyangwa n'izindi ngamba yakoresha zifate kugira arinde abo banyamaguru ibyago ashobora kubateza nawe ariko abyiteza. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Ikavuga ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B ikavuga ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C ikavuga ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Mbibutsa ko bino bimenyetso bimurika nabyo namaze kubibakoreraho video, aho biba biri kuyobora ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru bikoresheje ubwoko bw'amatara atatu, ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi.
Iyo video namaze kuyishyiraho, uyikeneye kugira ngo urusheho kwihugura wanyandikira cyangwa ukampamagara kuri iriya nimero nabahaye 0789951626 cyangwa ukajya kuri YouTube channel yacu ukareba video yanditseho ngo ibimenyetso bimurika, asigaye ukajyanirana n'abandi kugira ngo uzakore rimwe uhite utsinda. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyanyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari iso cyanyacyo nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Biriya bimenyetso bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza. Bishobora gushyirwa iburyo, ibumoso cyangwa hejuru, ariko ikiba kigambiriwe no kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo nta tara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishya. Iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ese iri tara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshwa he? Rishyirwa he? Hano rero ugiye kureba ibisubizo bine baduhaye, urebemo igiso cyanyacyo ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo kuri buri nzira. B ikavuga ngo hagati y'amasangano. C ikavuga ngo ibiryo bw'amasangano. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo kuri buri nzira, ndetse na B ikaba ariyo hagati y'amasangano. Kino kibazo hari n'ukundi kuntu bajya bakibaza, bakakikubaza gutya ariko bakaguha ngo kuri buri nzira. Bakavuga ngo mu masangano gusa, bakongeraho ngo mu masangano gusa, cyangwa bakavuga ngo kuri buri nzira gusa, cyangwa iburyo bw'amasangano. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, hakaba ari kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Hano rero igiso cyanyacyo nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Impamvu nari ntangiye kubisobanura mbona naba mbakopeje, nari ngiye kubabwira ko iyo bagwaye kino kibazo ariko bakavuga ngo mu masangano gusa, urabizana igiso cyanyacyo ni A na B ni ibisubizo by'ukuri, kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Ubwo iyo bavuze ngo kuri buri nzira, wenda bayigize kuri buri nzira, ntibazanemo ngo hagati y'amasangano, aho ngaho igiso cy'ukuri aba ari nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko ukeneye kode cyangwa ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, naho waduhamagara tukagusobanurira kugira ngo uzagire mu kizame warabonye amasomo agufasha kumva neza bino bibazo. Ariko turagerageza tukanabikosora dusobanura kugira ngo uzakore rimwe utsinde. Murabizi kugira utsinde no kuba warabonye imyitozo ihagije. Karindwi iravuga ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni A ikavuga kilometero 25. Tegereze neza. B batubwira ngo iki? Umuvuduko ntarengwa w'ikinyabiziga. Mbibutsa ko ikinyabiziga kiba gifite umuvuduko kigenderaho, ntabwo ugenda uri gupima ngo ugende ufite ibikoresho bipima uburebure uri kujya uragenderaho ibirometero uri kugenda mu saha, ahubwo ikinyabiziga cyose gikoresha moteri kiba kibifite. Iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa cyangwa uri gutwara ikinyabiziga cyawe, uba uri kureba umuvuduko uri kugenderaho mu saha. Bakakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko mu saha uraba ugiye ibirometero 30 mu saha, 20 mu saha, biterwa n'ukuntu uri kugenda n'umuvuduko uri kugendaho. B ikavuga ngo kilometero 70. C ikavuga ngo kilometero 40. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cyanyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cyanyacyo ni A? Ese hano igiso cyanyacyo ni B? Ese hano igiso cyanyacyo ni C? Cyangwa se igiso cyanyacyo ni D? Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa se ni D? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita. Ikinyabiziga cyawe ntabwo feri ziri gukora neza, ariko nubuye buryo wakoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri yawe itari gukora neza. Hano rero hari uburyo bune baduhaye, hari ibisubizo bine baduhaye, harimo igiso cyanyacyo mw'ibyo bisubizo bine. Urahitamo igiso cyanyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo feri y'urugendo. B ikavuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini. C ikavuga ngo feri yo gutabara. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro feri itari gukora neza
babwita ngo iki? Ese icyanditso cya nyacyo ni A, feri y'urugendo? Ese icyanditso cya nyacyo ni B, feri yo guhagarara umwanya munini? Ese icyanditso cya nyacyo ni C, feri yo gutabara? Cyangwa se icyanditso cya nyacyo ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo? Tegereze neza witemo igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese icyanditso cya nyacyo ni A, ese icyanditso cya nyacyo ni B, ese icyanditso cya nyacyo ni C cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara, yo kugutabara icyaha ushobora guhura nacyo. Nibwo buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende kandi feri itari gukora neza. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'iki z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, ugahitamo igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Iravuga ngo amatara magufi. Murabizi ikinyabiziga kiba gifite amatara magufi. B ikavuga ngo amatara ndangaburumbarare. C ikavuga ngo amatara yo guhagarara umwanya munini. Murabizi ikinyabiziga iyo gihagaze umwanya munini hafi y'umuhanda hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa, rero hari amatara abiranga. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari yo amatara magufi, ikaba atari cyo. B ikaba atari yo amatara ndangaburumbarare, na C ikaba atari yo amatara yo guhagarara umwanya munini. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi igisozo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Murabizi hari igihe gishobora kugera wenda nk'abanyeshuri bakaba bava mu kigo cyabo bakajya mu kindi kigo runaka bitewe na gahunda ya leta cyangwa y'ikigo. Ubwo nibajya mu muhanda ari benshi bagatonda imirongo bakagenda ku muhanda ari benshi, hari igice cy'umuhanda kinini bazafata. None ni mu gihe cy'ibihu, umuyobozi w'ikinyabiziga uri kubasanga ntabwo ari kureba muri metero 200. None abo bantu bari muri uwo muhanda bari ku iyo mirongo, izo mperekerane, abo banyeshuri cyangwa se ingabo z'igihugu ziri kugendera kuri gahunda bazagaragazwa gute? Hano hari ibisubizo by'ukuri, harimo igisozo cy'ukuri mwa bino bisubizo 4, ugahita igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A ikavuga ngo imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. B ikavuga ngo inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri biba bishatse kuvuga ngo A ni igisubizo cya nyacyo ndetse na B ni igisubizo cya nyacyo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisozo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko hari ikintu ukeneye ko tukwigisha, wakinyandikira muri comment kugira ngo nzakigutegurire isomo. Murabizi ibyo nkora byose aba ari ibyo kugira ngo mutsire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Mwebwe ikintu muba musabwa no gukanda subscribe kugira ikizame gishya nshyizeho, kugira ikintu mbonye cyose cyabafasha nshyizeho mujye muhita mukibonera ku gihe. Ese igisozo cya nyacyo ni A, ese igisozo cya nyacyo ni B, ese igisozo cya nyacyo ni C cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D? Hari igisozo cya nyacyo nta kindi ni A. Itara imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 hano muraza ko twihanganira
kino kibazo tuvuyeho cyari icya 10, habayeho kwibeshya. Murabizi kweditinga kino kizame hari igihe ashobora kuzamo udukosa, ariko dukora kugira ngo tugabanye amakosa ashobora kubamo. Kino kibazo tujyeho ubwo ni icya 11, kirabaza ngo nibura ikinyabiziga kitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? A iravuga ngo 2, B ikavuga ngo 3, C ikavuga ngo 1, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano twibeshye nimero, ikintu cya kibazo cya 11, ariko nimero ntago ari cyo kibazo, ahubwo wowe ugomba kureba kino kibazo wabajijeho ukagikora kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Rero ikibazo cya 11 kirabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? A iravuga ngo 2, B iravuga ngo 3, C ikavuga ngo 1, D ikavuga nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese iso cya nyacyo ni A, ese iso cya nyacyo ni B, ese iso cya nyacyo ni C, cyangwa se iso cya nyacyo ni D? Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Ikinyabiziga gitegereza kugira uduhanagura kirahuri nibura 1. Ikibazo cya 12 urabona ko nimero duhise zongera gukurikirana nk'uko byari bimeze, yabayemo akantu kagakosa gatoya. 12 irabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. A iravuga ngo mu duhanda tw'abanyamagare, B ikavuga ngo mu duhanda twagenewe velomoteri, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu duhanda twagenewe abanyamagare ndetse no mu duhanda twagenewe velomoteri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikinyabiziga guhagarara akanya kanini bibujijwe mu duhanda tw'abanyamagare ndetse no mu duhanda twagenewe velomoteri. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Aho banyura bazengurutse. Ukabimenya kubitandukanya n'iki cyapa gisobanuye iki mu nkomane. Mu nkomane n'ahantu banyura bazengurutse bino bya kino cyapa bari kimwe, ariko ese kino cyapa gisobanuye iki noneho aho banyura bazengurutse? A iravuga ngo tanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini. B ikavuga ngo tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. C ikavuga ngo tanga inzira ku makamyo na za autobisi. D ikavuga ngo ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Kandi nkomeje gushimira by'umwihariko abantu mukomeza munyandikira muri comment n'abampamagara mwese mukambwira ko mwatsinze, biranshimisha cyane, bigatuma ngira courage zo kubategurira byinshi biruseho byo kugira ngo muzatsire ku manota hejuru. Kandi bitabagoye mbibutsa ko serivisi zose z'irembo ushobora gukenera uri iwawe, ushobora guhita unyandikira kuri 078 935 16 26. Iyo serivisi y'irembo yose ushaka nkahita nyigukorera mu gahe gatoya kugira ngo turusheho kujyanirana, atari ukuvuga ngo nibijyanye n'amategeko y'umuhanda gusa, n'indi yariyo yose wambwira nkagufasha. Rero hano iso cyanya cyo nta kindi ni B, tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Iyo kira cyapa kiri ahantu banyura bazengurutse cyo kikubwira ngo tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tigeze neza icyapa dufite gifite ishusho y'uruziga. Iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande 4, iyi ni uruziga. Ishusho ubwo turabyemeranyijeho ni uruziga. Ubuso ese muri kona busa umweru, ese muri kona busa umukara, ese muri kona busa ubururu? Ubuso ni ubururu. Ikindi cya gatatu, ese ikirango gisute gisa umukara, gisa umweru, gisa umutuku? Hano ikimenyetso ni umweru, kirimo agafreshi kakwereka kazamuka. Ese bisobanuye iki? Mwibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka. Iravuga ngo komeza imbere gusa. B ikavuga ngo aho banyura, aho kunyuranaho ni imbere.
C ikavuga ngo aho guhagarara umwanya munini. D ikavuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Murabizi inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira iyo wayinjiyemo ntabwo ushobora gukata ngo ugaruke inyuma, uba ugomba gukomeza imbere mpaka uvuye mu iyo nzira. Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni A, komeza imbere. Kiri kugutegeka komeza imbere, cyo kiba gitegeka. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa harimo imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikiye. Murabizi hari icyago gishobora kubaho ariko kidahoraho, nk'imodoka yari iri kugenda ikora impanuka igwa mu muhanda, icyo cyago ntabwo gihoraho. Rero hari ibyapa biba bigomba gushyirwaho kugira ngo bikuburire mbere y'uko uhagera, kugira ufate umwanzuro w'icyo urakora. A iravuga ngo umweru n'umukara, B ikavuga ngo umweru n'umuhondo, C ikavuga ngo ubuso bw'umweru gusa, D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Rero ibyo byapa biba bigomba kugira amabara abiranga. None hano bareba kubaza ngo ese bigira amabara asa ate mw'ayo mabara baduhaye akurikira? Ese igiso cya nyacyo ni A, ese igiso cya nyacyo ni B, ese igiso cya nyacyo ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cya nyacyo ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Hari ikintu ushobora gukora mu nzira nyabagendwa cyangwa mu muhanda ukabangamira imigendere y'ibindi binyabiziga. None bari kukubwira ngo hari ibintu bibujijwe rero kuba wabikora kuko byabangama. None ni ibihe? Aravuga kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, ukagabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B ikavuga ngo gukatira feri bidatewe no kwirinda icyago, ukagenda waba uri utwaye ikinyabiziga ugahita ukacira feri nta cyago wari uri kwirinda. Murabizi hari igihe bibaho kwenda ko ushobora umwana kuba ari kwambuka nk'umuhanda wenda ugahita ukacira feri kubera ko yambukiye ahantu hatahabugenewe cyangwa agutunguye, ugahita ukacira feri ho biremewe wenda kubera uba uri kwirinda icyago, ariko ukagenda ugakacira feri nta cyago uri kwirinda. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ndakeka ko bari bamaze kuyitamo, ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Murabizi ahantu hose ntabwo wagenda uri kwavugiriza amahoni, hari ahantu biba bibujijwe. None bibujijwe he? A iravuga ngo ku misigiti, ku rusengero cyangwa ku rutambiro. B ikavuga ngo hafi y'ibitaro. C ikavuga ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi, kugira wenda utanabasakuriza, udasakuriza inzego. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Ese ni hafi y'ibitaro, ese ni hafi y'ubuyobozi bwa polisi cyangwa nta giso cy'ukuri kirimo? Hari igiso cya nyacyo nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Murabizi hafi y'ibitaro hari imodoka ziba zigira amahoni aremereye, birabujijwe rero kuhavugiriza amahoni y'ibinyabiziga. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? A iravuga ngo amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. Ese cya cyemezo kimara igihe kingana iki? B ikavuga ngo amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C ikavuga ngo imyaka 2. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, akaba ari amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese igiso cya nyacyo ni C
cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni A ikaba ngo kilometero 50, B ikaba ngo kilometero 40, C ikaba ngo kilometero 30, D ikavuga ngo iki? D ikavuga ngo bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga cyose gikoresha moteri kiba kibifite. Iyo uri gutwara ikinyabiziga cyawe uri kureba umuvuduko uri kugenderaho mu isaha. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Abantu bajya batubwira ati ese ahantu nta gisubizo cy'ukuri kirimo, wajya utubwira igisubizo cya nyacyo. Ntimujye mugira wenda ngo ntabwo ari ukugira ngo ni ukutabivuga, ahubwo hari ibibazo byinshi mujya mubona ngo bitewe ngo uretse ngo mwako karere bakashyiraho ako kantu. Ubwo bivuze ko nshobora wenda kukubwira ngo urabona ko na hano bakubajije ngo iyo nta mategeko awugabanya, hari igihe rero nta mategeko awugabanya, wenda ikinyabiziga kiba aho hantu nta mategeko akibuza kuba cyakora ibyo bintu. Hano wenda igisubizo cya nyacyo ikaze maze asubize kino gisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku rupapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni kilometero 50. Urabona ko hano bavuze ngo kilometero na 50 mu isaha, ngo iyo nta mategeko awugabanya. Rero bashobora kukureka bakavuga ngo by'umwihariko umuvuduko noneho mu nsisiro ntarengwa mu isaha velomoteri. Hano bavuze ngo mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri baravuga ngo kilometero 50. Hari igihe rero bavuze ngo iyo hari amategeko awugabanya, hari igihe ari ahantu nyine haba hagomba kuba hari amategeko akubwira kugabanya nk'umuvuduko. Ubwo urumva nkaho ngaho uhageze umuvuduko ntarengwa wenda ugasanga ni kilometero 20. Umuvuduko suzi ko biriya byapa bagenda bashyiraho bigenda bigutegeka. Ubwo hari aho baba bakubwiye ngo iyo nta muvuduko, hano nta bintu ntabwo babishyizeho, ntabwo bashyizeho ngo iyo nta mategeko awugabanya, hano ni kilometero 50 mu isaha. Ariko hari igihe hashobora kuba hari icyapa kigutegeka kugendera ku muvuduko. Niyo mpamvu hano twirinda guhita tuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, twarangiza ngo tugahita dusobanura cyane nka gutyo. Iyo haba hari nta giso cy'ukuri kirimo nari kubireka, kuko nshobora kukubwira ngo ni kilometero 40, wazagira ahandi ugasanga hari icyapa kiri kugutegeka kugenda kuri kilometero 30. Niyo mpamvu hari biba bigoye, hari nta giso cy'ukuri kirimo kuba umuntu yababwiraho. Ni muyo mpamvu hari bamwe bajya banyandikira ngo nagiye mvuga igiso cya nyacyo, nako kabazo kaba gahari, ntagaruka kuvuga ngo no kubirengagiza. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. A iravuga ngo umuvuduko w'abanyamaguru ukuntu bari kugenda, B ikavuga ngo ubugari bw'umuhanda ukareba ukuntu umuhanda ungana, C ikavuga ngo umubare w'abanyamaguru, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese nabonye igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Murabizi umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho ko nta nkomyi bashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, kunyura mu nzira y'abanyamaguru. Se abo banyamaguru bo bace, urumva ko baba bari kukujijisha kugira ngo wisange wasubije ikindi gisubizo kindi. Guca mu nzira y'abanyamaguru ari ikinyabiziga ntabwo byemewe. Ndakeka ko rero kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha wacyandika muri comment, ukeneye ko nkwigisha by'umwihariko wanyandikira, ukeneye kode wanyandikira, ukeneye n'izindi serivisi z'irembo zose turazitanga nabwo wanyandikira, ukeneye no kubijyanye no kwiga ikinyabiziga nabwo wanyandikira nkagufasha. Murabizi byacu no kugira ngo mutsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Rero ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.